Ye ku bakunzi ba Debini, reka tuvuge tuti congratulations my brother. So ni ukuvuga ngo mu minsi 3 gusa akamiliyoni umwana w'umuhungu arakujuje papa. Ni ibintu byananiye abahanzi benshi anga mu Rwanda, biragoye kubona umuhanzi mu minsi 3 afite miliyoni viewers. Bro, views miliyoni biragoye mu minsi 3 gusa papari wanjye. So nukuvuga ngo Debeni yaramaze imyaka igera kuri 3 cyase imyaka irenga 3 Debeni adakora umuziki. Ahagarukiye rero agarutse yuzuza views miliyoni papa mu minsi 3 gusa nyuma y'imyaka 3 adakora. Wakibaza ngo Debeni yaza kuba akora ubu ngubu biba bimeze bite? Wakibaza ngo bimeze bite? So uyu munsi rero reka uyu munsi ndashaka ngo twirebere kuri Decat. Ubundi Decat niwe muntu wanjye, niwe muntu duhuje kuba twese dukunda icyamamare. Decat akimara kubibona yese ajya muramuzi ko akunda Decat aba yisekera ati ha ha ha. Sinari imerutse guseka gutya papa, niko Decat aba yimereye. Ariko uziko abantu mwabiboreye bakafata. So nukuvuga ngo rero umuntu witwa Debeni mu minsi 3 gusa yujuje miliyoni ya views ku rubuga rwe rwa YouTube. Umuhanzi umaze imyaka 3 adakora. So Decat yavuze uti ati mundekere cya gicucu papa. Ubwo ni iki yashaka kuvuga? Buri Decat najya yeza tibureke cya gicucu ati ni ngo nibagikora ngo ivi na ivi. Murabizi nyine ukuntu ibintu byose byagiye bigenda ngo Debeni nagikora iki ni iki. Ya none Debeni ahagarukiye agarutse akora ahubwo nibyo bo batigeze banakora. Kuko biragoye kubona umuhanzi wo mu Rwanda wujuje miliyoni mu minsi 3. Na nungu bayagwa bakirwana n'ibihumbi 200 mu byumweru. Ba Bruce Melody bakubita ukwezi ari bwo afite miliyoni. So nukuvuga ngo rero uyu muhungu rwose ni itega yongeye kugaragaza kare gisamagwe nyacyo. Uyu nguyu yongeye kugaragaza yuko ari papa hits, ari papa wa music hanga mu Rwanda nubwo batabyemera. Debeni rero indirimbo yakoreye umugore wiwe yujuje akamiliyoni wango ni ibintu byanshimishije byatari ntago mwabyumva. Mwakumva ukuntu uyu muniga aba yankomye aho kubona nyuma y'imyaka 3 adakora umuziki yihugiriye mu bintu bye, ahagarukiye akongera kugaragaza ko ari umwami w'injyana mu Rwanda. Tayari ahanga bavugaga bose ubwo bahise baceceka. Ni nyuma yuko agaragaje mu mashusho ari kumwe n'uwo twakita Chris ugira umwihariko mu kunakora utuntu twe, aho indirimbo ziwe zisanisha na cartoon. Manu tuntu twagira kunakora utuntu twe. Ikintu cyansekeje rero muri ayo mashusho suko Chris izibaye bari kumwe barimo babyina iyo ndirimbo. Ari ukuntu Chris ajya byina yigira Beni yaramwiganya aramanuka arindagera hasi neza. Abantu baranga bose baraseka. So it's funny, ni ibintu bisekeje, ni ibintu byiza cyane kubera yuko bari Debeni n'umuntu ugaragaza kwicishiriza bugufi. Kubona ari kumwe n'umwana ukizamuka mu muziki ukabona rwose barishimanye. Bona ari ibintu by'agaciro, ubona ko ari umuntu uhagacira bagenzi biwe bari upcoming bakirimo kuza. We mu gihe ari legend, ari mu bahanzi bamaze imyaka bakora. So nukuvuga ngo rero Debeni ni umwe mu bantu nyine bicishiriza bugufi, ni umwe mu bahanzi. Murabyibuka neza na umuhanzi bari n'abanyamakuru bwabo bagiye bibaza uti uyu kibi cya Debeni nuko atajya asubiza aho Bruce Melody yajyaga ajyaho akavuga iki n'iki. So ubundi Bruce Melody na Debeni mwakibaza ngo byatangiye bite? Nzabibabwire uko byatangiye, intandaro ya byose.
akamanzi mbasogongezeho. Ni ukuvuga ngo uwo twakita Coach Gael ni urebera inyungu za 1.55. Ni label ya Bruce Melody abarirwamo, irimo Element, irimo n'abandi bastar benshi. So ni ukuvuga ngo rero Coach Gael gira afitanye amasezerano n'uwo twakita The Ben igisamagwe Gabi. So Coach Gael yashakaga kumushyiraho amafaranga arenga miliyoni njyango 20 niba ariko nabyumvishije, kugira ngo The Ben, ni ukuvuga ko Coach Gael yashakaga kumanaginga The Ben mu buryo bweruye. And then The Ben, Coach Gael yemeye kumumena mu mfungo ngo amumanaginge. Biza kurangira The Ben hari ibyo batahujeho ku bintu bijyanye n'amafaranga. Noneho yashakaga gufata miliyoni nyinshi byatari akazimena kuri The Ben kugira ngo akorane indirimbo na Diamond Platnumz. Aho ngaho rero mwakibaza ngo ko The Ben yakoze indirimbo na Diamond Platnumz byagenze gute? The Ben ubusanzwe asanzwe n'inshuti na DJ on the DJ, wa mu DJ wa Diamond, akaba na mubyara wa Diamond wo muri Tanzania. Ari nawe ni inshuti byata, ari nawe wamuhuje na Diamond Platnumz. Ubundi Diamond Platnumz kugira ngo akorane n'umuhanzi ntago ari uko aba yamuhaye amafaranga menshi. The Ben, Diamond utari umuhanga nta kintu mwavugana kuko wazuje kumwicira izina rye. Murabizi neza na karakana garuze gusinya muri Wasafi, muri label ya Wasafi ya kakoza album ziriho indirimbo zenga 10. Indirimbo zose yanditse ko ari indirimbo 30. Diamond yahisemo indirimbo imwe. Urumva Diamond ni umuntu ugoye cyane kuba wakorana nawe, ni ukuba wamwemeje bazi kwandika indirimbo 30 ugahitamo indirimbo imwe. Kandi noneho ni ukuvuga ngo D-Voice mu buzima busanzwe mbere yuko aza muri label n'ubundi sanzwe araririmbaga ariko anandikira abahanzi indirimbo. Diamond rero yaje kumubwira yuko indirimbo ziwe zitari ku rwego rwa Wasafi. Mu ndirimbo 30 yahisemo indirimbo imwe, undi umwana arongera asubira kwandika izindi ndirimbo. So ni ukuvuga ngo rero The Ben, uwo mu DJ wo muri Wasafi ni wo wahuje The Ben na Diamond kugira ngo bakorane. Diamond yakunze impano n'ijwi bya The Ben, ntago ari ukuvuga ngo ni umufungo ngo niki. So Diamond ubwo yaravuze ati uyu muntu ni umuhanga byatari, ni umwe mu bahanga ugera mukunze, yakunze uburyo aririmba, akunda n'ijwi rye, ntago yigeze amukundira amafaranga. So nukuvuga rero Coach Gael yaje gupfa na The Ben amafaranga. Maze gupfa amafaranga, The Ben n'ubundi yari afitanye communication n'abari abantu bo muri Tanzania, cyahise bimworohera, we yahise agenda abyigiramo. Coach Gael amaze kubona yuko ibye na The Ben byanze, bahise kuva umunsi yahise hazamo atanso hagati ya Coach Gael na The Ben. Kuva umunsi mbwa hatangiye kuvuka ibintu bitari sawa, aho Coach Gael yavuze ko ashaka kuzazimya The Ben. The Ben se wa muzima we waramwakije, wowe urazimya umuntu utakije bro, ibyo bintu urumva bibaho? So ni ukuvuga ngo rero Coach Gael kuva umunsi yaravuze ati nzazimya The Ben. Kuzimya The Ben, Coach Gael yabajije uwo twakita Bob Pro, umwe mu ba DJ ba mastering indirimbo neza cyane hanga mu Rwanda. Bob akimara kubimubazaho, Coach Gael abajije Bob Pro kuko ari nawe ubundi wari bunakore kuri iyo ndirimbo cyane kandi nawe wanayikozeho, amubaza undi muhanzi wajya mu kimbo cya The Ben. Bahamagara Ariel Ways. Guhamagara Ariel Ways basanga nimero ye nayiho. Kuna amahirwe atarayawe bro. Ariel Ways basanze nimero ye itariho, iko gufata uwo mwanzuro bahamagara Bruce Melody. Bruce Melody bapfuye kumuhamagara gusa, igitaraganya no muri Tanzania. So Bruce Melody rero Bruce Melody akimara kujya muri Tanzania, urumva gukorana na Diamond byari byanze. Bruce Melody byase ngombwa akakorana na Harmonize indirimbo bitatu Totally Crazy. Yes, niyo ndirimbo bahise bakora ijya mu kimbo cyo kuba The Ben bahita. Nuko ko Bruce Melody yasinye muri 1.55 ya Coach Gael, nuko ko yese ajya mu maboko ya Coach Gael kujya amureberera inyungu. So mu buryo ngo bwo kuzimya The Ben rero
bifashishije Bruce Melody, niyo mpamvu na Melody agenda avuga turiya tuntu twose. Ariko se papa, umuntu ahagarariwe n'Imana, n'abantu bwacu turahari. Wowe ufite ubushobozi bwo kumuzimya umuntu maramara imyaka 3 wowe ukora buri munsi. Nibyo The Ben yavuze, utavuga uti njyewe nkora ikintu kimwe kiri karite, ntabwo nzajya ngo buri munsi njye nkora indirimbo itari bumara iminsi. Njyewe nzajya nkora indirimbo imwe niyo byaba ari mu myaka ingaha, ariko aba ari indirimbo natekerejeho, indirimbo nanditse, ari indirimbo igiye kuza igakora ibintu bitangaje. Kandi koko birebye usanga indirimbo zose reba nka Akomane nka Bruce Melody yakoranye indirimbo na Harmonize zirenze imwe. Ni umwe mu bahanzi bakomeye cyane. Bruce Melody yakoranye na Eddy Kenzo, yengo na amakurabo ngo bagiye ngo bashaka nk'indirimbo ngabahanzi bakomeye, ngabahanzi ngo bashaka kuza ngo bagatuma The Ben aceceka burundu. Mana aragenda akorana nabo, yarakoze pe, yakoze ibiririmbo byinshi Bruce Melody pe, n'abahanzi bakomeye. Bruce Melody akorana na Bahati wo muri Kenya. Bruce Melody yakoze indirimbo kugeza akoranye indirimbo na Shaggy ku rwego rw'isi, murabizi neza ibindi indirimbo imaze igihe imukorera muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Amaradiyo menshi yagiye akina iyo ndirimbo ya Bruce Melody. So ni ukuvuga ngo rero ni ibintu by'agaciro cyane. Bruce Melody ntabwo mvuze ko atari umuhanga, ni umuhanga cyane, ariko yifitemo akantu utamenya ukuntu kameze muri we. Niba ari pranka I don't know, ntabwo nzi neza ukuntu bimeze, gusa icyo nzi neza ni uko Bruce Melody ni muri urwo rwego yajemo, muri urwo rwego The Ben yakoze indirimbo na Diamond Platnumz, ni muri urwo rwego Coach Gael yakiriyemo Bruce Melody. Kugeza na n'ubu Bruce Melody yari amaze iminsi ari gukorera ibitaramo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. So ni ukuvuga ngo rero Bruce Melody pe ni umuhanga, ntabwo nabihakanye, nta nubwo ngiye kumuvugaho ibintu bya danje, gusa nyine amwombe intandaro y'aho ngaho, ibindi byose nzagenda mbibatamo bro. So guys, nimero ni yindi ni 0785758661. Wamamagara tukavugana, wanyandikira kuri WhatsApp nabwo tugahuza tukavugana. So guys, reka mbashimire mbabwiye ngo wana mukomeze buryoherwe n'ibiganiro. Ariko man, niba utarakanda subscribe nawe rero